twongeye turatomboye bana b'Imana kuko tugiye guhura n'Imana ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana ni muhumure, Yesu aje kutugirira neza. Reka natwe twicishe bugufi tumwakire kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 15 mu bisanzwe tariki 13 Nyakanga 2022. Isomo ryamye mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 10 murongo wa 5 kugeza ku wa 7, wa 13 kugeza ku wa 16. Uhoraho aravuze ati, uragowe Ashuru, wowe kiboko cy'ubukana bwanjye, n'inkoni witwaje ikaba iy'uburakari bwanjye. Nyohereje kurwanya ihanga ry'abahemu, nyihutishirije gutera igihugu cyandakaje, bagisahure kandi bakinyage, bakiri bate nk'icyondo cyo mu nzira. Nyamara umwami wa Ashuru we siko abyumva, aratekereza ukundi kuko agamije gusa gusenya no kurimbura amahanga menshi. Kuko yibwiye ati, ibyo nakoze byose mbikesha imbaraga zanjye n'ubuhanga bwanjye, kuko ndi umunyabwenge. Navanyeho imipaka y'ibihugu, mbasahura ibyabo, nabaye intwari, nkura abami ku ntebe zabo. Nanyaze ubukungu bw'amahanga nk'uko batwara amagi mu cyari ntagire kirengera. Nanjye niko nafashe isi yose, ndihagera n'umukoma wabumbura umunwa cyangwa ngo atabaze. Mbese ye intorezo ya Kwirata kuyitemesha, urukero se rwo rwakwibonekeza kurukeresha. Ibyo byaba nk'aho ikiboko cyagarukana ukibanguye, inkoni kazunguza uyitwaje. Nicyo gituma Uhoraho Imana umugabo w'ingabo azateza bimishishe kuzongwa, maze munsi y'ubwamamare hagurumane nk'inkota y'umuriro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 94. Uhoraho ntatererana umunyabyago. Uhoraho umunyabyago wawe baramutsikamira, umurage wawe barawisha agahato, barica umupfakazi n'umusuhuke, imfubyi bakazihotora. Kandi niko bavuga ngo Uhoraho ntabibona, Imana yako ntibyitayeho. Muritonde mwebwe bibura bwenge mu bandi bose, mwabipfapfa mwe muzumva ryari. Mbese nyiri guhanga amatwi ni utumva, wahimbye amaso se ni utabona. Uhoraho azi neza ibitekerezo bya muntu ko ari ubusa, kuko Uhoraho adaterana umuryango we, akaba atareka umuryango we. Ubucamanza buzakurikiza ubutabera, ab'umutima ugororotse bose bazabuyoboke. Uhoraho ntatererana umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 11 murongo 25 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yesu aravuga ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana keretse Data, nta n'uzi Data keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe muri Kristo, nimugire amahoro. Mwari muheretse kubwira umunyeshuri ati, uzuza uyu mugani, utazi ubwenge. Aha, mwarimu yari afite igisubizo imbere ku rupapuro ati, utazi ubwenge ashima ubwe. Nuko wa mwana ngo aramusubiza ati, utazi ubwenge ni igicucu. Igicucu babyeyi. Aha, uramutse ukosoye mwarimu, wamuha amanota ngahe ku 10? Ese uyu munyeshuri wamuha ngahe ku 10 nyine? Kumva mwarimu we ashobora kuba yanamuzingira ka 0, akaba yamuha gusa pe, ntawamenya. Aha, réfléchissons ensemble. Qui se croit malin, il est toujours bête. Utazi ubwenge ni igicucu, n'umuswa abona 0 nyine. Burya bari mu banyeshuri, izi nshinga ngirira zo kwiyerekezaho no kuzitondera, nguko kwibona, kwikuza, kwiyemera. Aha, n'ubukene. Kuko ushobora kwibeshya ukibwira ko ufite ukize, no kukabagwa mu mutego wo gushaka gutanga ngo nawe ugiye kugaba. Birumvikana nawe uramutse ushyize mu gaciro, on donne mais on ne reçoit pas. Ugatanga ariko ntugire igihe wakira. Navugaga kwakira impuhwe n'imbabazi z'Imana, kuko bisaba nyine kwiyoroshya. Kwirata burya no gutakaza, nkuko mwarimu aherutse n'ubundi kubaza umunyeshuri ati, kurata, kwirata binshyire mu Gifaransa. Urumva mwarimu wahangaha ngo yari yitezemo ibintu biza kubamo za s'enorgueillir, ngo ariko agiye kumva yumva umunyeshuri agize ati, kurata c'est rater, naho kwirata c'est se rater. Mwarimu atangiye gukosora ibi bisubizo byo umunyeshuri, niwe akomeje gutekereza ageza kure, atekereza kuri izi nshinga, rate, sorate,
kurata kwirata. Ngo kwirata nyine bikamuviramo gutakaza icyizere, gutakaza amahirwe, guhomba ugahombana ndetse ukaba wanahomboka. Reka natwe abakristo bavandimwe abana amasomo uyu munsi kizumi cyacu yaduteguriye kandi twifashishije iri shuri tuvuyemo école d'humilité, kwiyoroshya ari wo muti w'ubwirasi, kurwanya ubwirasi. Uyu mwarimu ndetse n'uyu munyeshuri bakomeje kugenda bagarukaho muri bitekerezo byabo. Natwe tujye kuzirikana ku ngingo igira iti kwirata ni ugutakaza ni uguhomba. Aho muri aya masomo tuza kubona abiyemezi bagomba kunyagwa byanze bikunze ndetse n'abiyoroshya bagomba nyine kugabirwa. Ese mukristo urahitamo uyu munsi kunyagwa cyangwa kugabirwa? Ibaze nanjye nibaze. Baca umugani ngo agaharawe gahabwa agahare, ngo iyo gahararuswe gahabwa agahini. Ese uyu munsi ndahabwa agahare cyangwa nta gahini? Reka twumve ukuntu umwami umwe ajya gusura igihugu cy'igahini kubera ubwirasi bwe, kubera kwiyemera kwe agiye guhomba birangira ahombotse. Mu isomo rya mbere tubona mu bwiyemezi bw'umwami wa Ashuru washatse kwigarurira amahanga menshi akigarura Isiraheli, akajya yumva ari igihangange wa undi ngo wica agakiza. Ubwo yiyemeraga ati ibyo nakoze byose mbikesha imbaraga zanjye n'ubuhangange bwanjye kuko ndi umunyabwenge. Ye baba we, igisubizo ahawe uyu mwami wa Ashuru uri kwirata, uri kwemera kuri Uhoraho ati ese intorezo yakwirata kuyitemesha, urukero rwose rwakwibonekeza kurukoresha. Amen amen. Niki koko umuvandimwe wakwemerana ngo ni cyawe ubwite kuri iyi si, uti igihugu cyanjye, abaturage banjye, nuko ugakomeza ukizamura mu birere. Wa mugani ukaza kuzurizwaho ngo plus que le singe monte, plus qu'il montre son derrière. Aha derrière nawe uze guhashyira n'ingeso mbi yaguhindura umwanda. Nirinze kwivuga mu izina. Nguko inkende igenda yizamura hejuru, izamuka itumbagira mu birere, igiye kwiba nk'imbuto z'umuturage ku giti kwangiza, niko irushaho kugenda yimanika. Cyara kabaye kazagwa hasi nyine gasandara. Nguko kwishyira ku karubanda, kwiyemera, kwibonekeza, ubwo se wagize ngo guhubuka ntibabyegereje koko. Muyobozi mutegetsi mwami, ese abo uyobora ku Mana uzirikana ko ari Imana agushyize muri uwo mwanya urimo? Niba wishyura ukizana ngo urakiza ngo kandi ukica, uzamera nk'uyu mwami wa Ashuru urangiriza igahini nyine, akamuga wiyemera ngo urye utwe akajya n'utw'abandi. Ngo kugera aho wiyemera ukumva n'umwanya w'Imana wawe ufata, umwanya w'Imana ukawuzura. Ikigaragara Imana itera umuryango wayo nk'uko twabyumvise na Zaburi y'uyu munsi. Naho ivanjiri y'uyu munsi, nyuma y'uko Yezu ejo hashize yari kugaya imijyi Korazini, Betsayida ndetse na Kafarinawumu, yabonye ibitangaza byinshi by'Imana, amahirwe y'Imana, ngo nuko kugira ngo nyine ice bugufi ikurizeho kwemera, ahubwo itangiye yikuza, iriyemera ubwayo, ikiyemera ngo irashoboye, ngo ifite ububasha. Yezu we ibyo akabireba, nubwo habonetse abahanga n'abanyabwenge mu by'isi bakoka ku mukozo y'isi, Yezu uyu munsi turamumva aterura igisingizo action de grâce, arashimira Imana Data se ko byibuze hari abandi b'umutima wiyoroshya bemeye inyigisho ze. Abo ngabo ni intumwa ze ati dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira abaciye bugufi. Amen amen. Nguyu wa mugenzo mwiza urwanya ubwirasi, umugenzo wo kwicisha bugufi, kurekaho kwibona njyewe ahubwo nkabonwa n'Imana, aho kwishimisha ahubwo Yezu akaba ari we unshima, akanyereka Imana Data, akashyira mu biganza by'Imana Data. Niko ko abakristo bavandimwe, umuntu wese ushaka kwegera Imana aca bugufi. Umuntu ugiye gusenga aca bugufi, agapfukama, akaramya, l'adoration. Umuntu yiga Imana apfukamye, umenya Imana ari uko icishije bugufi. Rero ubuhanga n'ubwenge bishingiye mu guca bugufi, kwiyoroshya, ukishyira hasi nk'igitaka, humus, ukamera nk'ifumbire, abandi bakagutambukaho bakagukandagiraho bari kujya hehe mu ijuru. Mu bintu byananiye shitani ngo nuguca bugufi. Shitani ntashobora kwemera gupfukamira Imana, yewe n'abakorana na shitani kwiyoroshya bose uyu mugenzo ngo urabagora bikomeye. Kwicisha bugufi, gusaba imbabazi aho nahemutse, icyo nicyo kinzitura kuri sekibi burya. Imbabazi, gusaba imbabazi ndetse no gutanga imbabazi. Akamvugo ngo uyiyoroshya ahinga itongo ry'inkuba. Burya iyo wiyoroheje
ugera kuri byinshi pe, urunguka bikomeye. Serokipere naho nyine kwirata no gutakaza, se perdre, ugatakaza amahirwe, ugatakaza icyizere, ugakena. Navugaga ubukene bwo mu mutwe kuko nibwo bubi cyane, yewe no mu mutima bitabuze burya. Ubura ibintu ukabura n'abantu, ukabura ubumuntu, iyo ukababura n'ubuntu, ubuntu bw'Imana, la miséricorde divine. Reka dusoze mu ishuri nka ryari nyine twatangiriyemo n'ubundi, dore ko n'ubundi iyo ugiye kwiga ntumenye ubwenge uba uri umuswa, wamugana ukakuzurizwaho ngo utazi ubwenge ni igicucu. Ushobora kuba waranize ukaminuza, ririnze kuvuga ko uri umuswa, ntabwo mbivuze. Ngo hirya kure cyane muri Afurika ngo umunyeshuri witwaga Bwenge, mwumve iryo zina ababyeyi, ngo yarazi ubwenge bwinshi cyane mu ishuri, bigatuma nyine bamuhimba Bwenge. Iryo zina rihita riramufata kuko nyine yarazi ubwenge. Ariko iwabo ubwenge ngo bakaba ari abakene, ariko ababyeyi be bakamukundira ko azi ubwenge, nuko nabo bagakora ibyashobokaga byose ngo umwana wabo yige. Bakiriye bakimara, bakemera bakarya n'ibitari mu munyu kugira ngo umwana bamurihire. Nuko rero ngo n'icyo asabye cyose bakagerageza kukimubonera muri ubwo bukene bwabo, bityo ngo umwana akomeze yige neza. Nuko ngo ariko Bwenge akaba arafite ingeso yo kwishyiraho bikomeye, akemeza bagenzi be, nirinze kuvuga kwirata, akabiyemeraho ko aturuka mu muryango w'abategetsi, ko ari umwana wa minisitiri. Ubwo nawe akabigendera sinakubwira, akabyambarira, iyo bikanamukundira kubera nyine ubwo bwenge yari afite mu ishuri. Nuko ngo umunsi umwe ashaka kwemeza bagenzi be uko yakabemeje kugera ku ndunduro, akomeza kubemeza kuko nyine wabo ntacyo bamwimaga, icyo basabaga cyose barakimuhaga muri ubwo bukene bwabo. Nuko aza kwiyemeza gushaka amafaranga kugira ngo azasohokane bagenzi be, akomeze kubemeza nyine naho aturuka mu muryango ukaze cyane, akabagurira bose akabemeza, bityo ngo akomeze asigasire nyine ako gatitire, icyo cyubahiro ko ari umwana w'umuyobozi ukomeye. Nuko ngo umunsi umwe yandikira iwabo ibaruwa yari iriho urutonde rw'ibikoresho byose bazamuzanira cyangwa bakamwohereza amafaranga yabyo, bityo nyine amafaranga akaba ariyo Bwenge nyine azakoresha muri uko kwita kuri bagenzi be kandi akomeza kubemeza. Nuko ibaruwa yagiraga iti, babyeyi banjye nkunda, rero kugira ngo nshobore kwiga neza muri iyi minsi kandi nkomeze kuba uwa mbere kuko nta n'umwe uncaho, munyohereze vuba na bwangu amafaranga agera ku madolari 300, bityo nzaguremo igikapu cya MCB, itaburiya ya feke, ipantaro ya hege, inkweto ya shimi n'ishati ya biology ndetse n'ikaramu ya fizike. Cyakora kubera uburyo biba bihenze cyane, abandi babyeyi bahitamo kohereza abana babo amafaranga bakabigurira hano cyangwa bakaba bitumiza mu mahanga kuko nyine birahenda cyane ntabwo bipfa kubonekera. Nuko ababyeyi ba Bwenge babonye rwa rutonde rw'ibikoresho bumva batanabyumva neza babandi, kumva nawe urukweto rwa shimi, ishati ya biology n'ikaramu ya fizike, bakuva nyine ibyo bintu bikaze ko biri kose koko. Nuko ababyeyi barikokora bagurisha akarima bari basigaranye kavamo nyine y'amadolari 300, maze bafata rwa rufaranga bararuboha neza, bagoherereza umuhungu wabo Bwenge kugira ngo yige neza nyine atazagira ikindi yitwaza. Ubwenge amaze gushyira rwa rufaranga, ngaho nawe tekereza uburyo agiye kurutagaguza. Nuko atangira kwita anako yirata kuri bagenzi be, arabasohokana bikomeye cyane, abakorera ubusabane. Nuko nabo nyine bajya babona ikimenyetso gifatika cyuko uwo mwana nyine ari umwana w'umutegetsi, waba ari mu muryango ukaze cyane. Bya bindi byo kongera kibatarara bushyitsi, ngo Bwenge amaze kurangiza rwa rufaranga, kwishimisha, kwinezeza, ngo haza kuza umushinga warihiraga abana b'abakene, maze bafata abana bo kuri icyo kigo b'abakene koko bose barabahirira amashuri barangiza no kwiga. Nuko Bwenge nk'uko yabigaragaje ko ari umwana w'umuminisitiri we, akomeza kwirwanaho ntihagira umufata, ariko biza kurangira wabo gacitse babuze icyo bishyura. Noneho n'ikindi ngo aho kujya iwabo kugira ngo ajye kuvuga ko bamugaruye ku ishuri, ababwiriza ukuri ko bamwirukaniye amafaranga y'ishuri, ngo ahitamo gutorongera. Abandi baza kurangiza ishuri, we ntiyakomeza, aracikiza. Hashize igihe ngo Bwenge aza guhura n'undi mudiregiteri w'ikindi kigo, aza kumenya ko yakikije amashuri, ko ari n'umwana w'umukene kandi ko atarangije kwiga kubera kubura amafaranga y'ishuri, kandi yarazi Ubwenge ari umuhanga mu ishuri, maze ashaka uburyo bwose ngo azamugarurire ku ishuri. Nuko ngo aramubwira ati, maze rero mu biruhuko uba ukora akazi k'isuku, bityo ubushakiramo ibikoresho by'ishuri, nidufungura ndaba nkora ibishoboka byose nzagufashe wongere ukomeze ishuri. Nuko ngo Bwenge atangira akazi nyine k'ibiruhuko, emploi de vacances,
ko gushaka ibikoresho anako akora isuku aho mu kigo nyine. Wa muyobozi rero ngo ukaba yarari kumuteretera abaterankunga bazamufasha. Nuko mu munsi umwe Bwenge ngo niwe wari wasigaye aho ngaho nyine mu kigo wenyine, diregiteri yari yagiye. Nuko cyara kabara abaterankunga baza kuza bamutereteye, bamubonye baramubaza bati niko haturangira diregiteri w'iki kigo haherereye. Ngaho fora nawe uburyo Bwenge agiye kubwira ko diregiteri adahari. Nuko Bwenge kubera ko ari ufite imfunguzo za biro ya diregiteri, kuko nyine hakoraga amasuku, nuko ahita ababwira ati diregiteri w'iki kigo ni ngewe. Kuko babona ibyo biro nyine bakabona ari bya diregiteri bitewe nuko babonaga nyine nifashe. Nuko baramubwira bati ubwashize rero niwe watwandikiye ko ari umunyeshuri wacishije amashuri ukeneye ubufasha kugira ngo arangize amashuri ye, kuko ngo n'umuhanga cyane. None uwo munyeshuri niwe tuje kureba, ngaho muduhereze tumufotore ubundi dutangire tumuhirire ishuri. Aha ngaho yibaze Bwenge ari imbere aha ngaha yamaze kuvuga ko ari diregiteri kandi ari we baje gufasha. Yibaze nawe uburyo Bwenge agiye gukinga ibiro ngo vuge ko ari ukeneye ubufasha. Muri ako kanya Bwenge yibaza uburyo agiye gukuramo ikoti ya kosime rya diregiteri yari yitije nk'umuyobozi. Nuko Bwenge abonye ko asebye, ngo nta mugabo udaseba, abwira abaterankunga waba mutegereje gato ngo agiye kumushaka, yewe na n'ubu aracyashaka umunyeshuri ukennye ngo atange amafoto ye bityo batangire bamufashe. Yewe niba azamubona ibaze nanjye nibaze Bwenge mbega wowe nguko kwishyira mu myanya y'icyubahiro. Ngaho rero yibaze niba ukomeza iyi mirimo y'isuku ubundi ukomeze wifotoreze muri ibyo biro by'umuyobozi, mu gihe abandi barangije kaminuza mwiganye, ngo nawe uri gushaka umunyeshuri ufashwa kandi uwo munyeshuri ari wowe. Bwenge mbega wowe. Bakristo bavandimwe, nguko umuntu wirata adatera imbere, yiyuriza mu nzego mu birere, ngo ari gutanga ubufasha, ngo yigize umuyobozi, kandi aho ukeneye gufashwa wasanga ari njye ukeneye gufashwa, ukeneye gutabarwa. None ndi kwanga kwakira, ndi kubumba ibiganza, ni kanga kuko natakaje amahirwe yo kugirirwa neza. Navugaga kugirirwa neza n'Imana, ariko kubera kwiyemera kwirata kwanjye abajya neza bakaba baramvuyeho. Nahombeje ababyeyi, mbombye ikigo ngo ndagura ishati ya biology, ngahombye ikigo aho niga kubera kwirata kwikuza. None dore yavanjiri nyujurijweho koko ko bamwe bahishwa babandi bigize abahanga n'abiyemezi, nkuko Yesu yabigarutseho nyine muri evanjiri none, ariko abiyoroshya bagahishurirwa bagafashwa kwemera kurambura ibiganza kugira ngo Imana igire gute interekereho, Imana inyorere inshyirireho. Aha Bwenge agahara we gahabwa gahare, iyo gahararutswe gahabwa gahini. Nguko ushobora kurya ababyeyi bawe ukabavuna bakakwitaho bakakugira umutoni, ariko se numara kubasahura ubasize iheru. Aha ndakubwiza ukuri nta ntibiza kugwa amahoro, uzaribwa n'inzara ndetse n'ikimwaro, uzaseba uzatorongera. Kandi waruzi ubwenge, umuhanga ati science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ubwenge butari mu mutima nama, wa mutima nama ukora neza, amaherezo bizakugeza kure, bizakugeza igahini muvandimwe. Umuhanga aravuze ati niba ushaka gukomera mu kwemera, gutera imbere mu bukristo, hari ubwoko butatu bw'amashitani ugomba kurwanya buri munsi ukarwana nayo. 3 démons mu kilatinizi yitwa ira, concupiscentia et superbia, la colère, la concupiscence et l'orgueil. Ngiyo ya shitani y'uburakari tugomba kurwanya buri munsi, shitani y'irari tugomba kurwanya buri munsi, ndetse noneho shitani y'ubwirasi tugomba kurwanya buri munsi. Nyagasani uyidukize buri munsi, amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Munsi wa diyosezi ya Cyangugu.